Ibyo wamenya kuri Manzi wa Kibera, inkumi y'ikimero yihebeye umusaza w'imyaka 66. Umunyakenya Manzi wa Kibera akomeje guca ibintu. Umunyakenya Manzi wa Kibera akomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugaragaza ko yihebeye umusaza w'imyaka 66 unaherutse kumwambika impeta nk'isezerano ry'uko yiyemeje kuzabana nawe akaramata. Uyu mukobwa yamamaye cyane ubwo yatoranywaga mu bakinnye umukino wa Wife Material wa Eric Omondi. Yari asanzwe afite izina kuko hari nyinshi mu ndirimbo z'abahanzi bo muri Kenya yagaragayemo. Aha akaba yariyambazwaga bitewe n'amafoto agaragaza uko ateye, akundwa n'abatari bake muri iki gihugu. Manzi wa Kibera bakomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugaragaza ko yigaruriwe n'umusaza w'imyaka 66. Ubusanzwe amazina ye yitwa Sharifa Sharon Wambuyi, ariko abamuzi bakunda kumwita Manzi wa Kibera Wambo cyangwa Lilian Wambu. Yavutse kuwa 13 Ukuboza 1990, bivuze ko afite imyaka 32 y'amavuko. Menshi mu makuru y'uyu mukobwa akunze kuyagira ibanga. Icyakora ubwo yakoranaga ikiganiro n'umwe mu bakoresha urubuga rwa YouTube witwa Mugayi Eve, Manzi wa Kibera yahishuye ko yavutse asanga arerwa na nyina gusa. Umubyeyi w'uwo mukobwa yitabye Imana ubwo yari afite imyaka 2 gusa y'amavuko. Uru rupfu rwatumye Manzi wa Kibera atangira kurerwa n'umubyeyi wari inshuti ya nyina, akurira mu muryango w'abakunda Imana. Bitewe n'uko umuryango yarerwagamo utari wishoboye, uyu mukobwa yabayeho mu buzima busharira ndetse aza guhagarika amasomo ubwo yari mu mashuri yisumbuye kuko nta bushobozi bwo gukomeza kumwishyurira bwari bugihari. Nyuma yo kuva mu ishuri, uyu mukobwa yahishuye ko yatangiye gushyamirana n'umubyeyi wamureraga, wababazwaga n'imyitwarire ndetse n'imyambarire ye, bituma afata icyemezo cyo kuva mu rugo yerekeza i Nairobi. Nyuma y'igihe yimukiye mu murwa, uyu mukobwa yakiriwe neza n'umujyi, ahita atangira umwuga wo kujya mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi batandukanye bamukundiraga uko ateye. Mu mwaka wa 2021 yarushinze n'umuhanzi Obidan Dela. Icyakora ntabwo batindanye kuko nyuma y'ibyumweru 2 baje gutandukana. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Manzi wa Kibera yavuze ko yahise aba mu rugo rwe kuko yari amaze kubona amakuru y'uko umugabo we yamucaga inyuma. Nyuma yaje gutandukana n'abandi bantu barimo umuhanzi wamamaye kuri YouTube witwa Charlie wa Kibera. Batandukanye ajya mu rukundo na Peter Salisa uhagarariye Mumias mu nteko ishinga amategeko ya Kenya. Nyuma yo kwambika impeta uyu mukobwa, Peter Salisa yaje kumureka bituma yongera gusubira mu buzima butarimo umusore bakundana. Mu minsi ishize nibwo hasohotse inkuru y'uko yihebeye Samuel Nzuki Ndunda, umucuruzi w'imyaka 66. Urukundo rukunze kuvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi bagashinja uyu mukobwa gukurikira amafaranga y'uyu mucuruzi umurusha imyaka irenga 30 y'amavuko. Nubwo wabihakana agahamya ko yamwihebeye. Reka dukomereze amakuru yacu ku nkuru ya Niyitegeka Felicite washyizwe mu ntwari nyuma yo kwicanwa n'abamuhungiyeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubumuntu bwa Niyitegeka Felicite bwatumye yicanwa n'abamuhungiyeho. Tariki 21 Mata 1994 ni umunsi w'amateka mabi ku Banyarwanda kubera iyicwa ry'Abatutsi benshi, ndetse hari hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hiciwe Abatutsi barenze 150 umunsi umwe. Ni nawo munsi Niyitegeka yiciweho. Intwari Felicite Niyitegeka yavutse mu 1934, yambuwe ubuzima n'interahamwe nyuma yo kwanga kwitandukanya n'Abatutsi yari yarahishe aho yabaga muri Centre Saint Pierre. Ikigo cya Diocese ya Nyundo cyari gishinzwe amahugurwa n'umwiherero wa Auxiliaire de l'Apostolat. Niyitegeka yatumiye abakobwa bitwa abafasha b'ubutumwa bazwi nk'abakobwa ba Musenyeri tariki 9 Mata 1994, ko yari asanzwe abahuza kabiri mu mwaka muri Diocese ya Nyundo. Umunsi wo gutangira amasomo nibwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye, bituma abakobwa bagumaho uko ibikorwa by'ubwicanyi byarimo biba mu mujyi wa Gisenyi, niko abantu bahungaga hirya no hino, ndetse bamwe bagera kwa Niyitegeka wari utuye muri metero nkeya z'umupaka uhuza Goma na Gisenyi, akabafasha kwambuka umupaka bagakiza ubuzima bwabo. Hari abanyeshuri bigaga muri kaminuza ya Mutagatifu Fideli bahungiye muri hoteli Meridiyo yabaye Serena Hotel. Bari barinzwe n'Abafaransa ariko baza kubasiga barigendera, bajyanwa mu nzu yari izwi nk'ingoro ya Muvoma, ariko buri joro interahamwe zikaza gutwaramo bamwe zikajya kubica.
zirimo abagabo muri sous-préfet yazanye icyo gikundi cy'abantu mu kigo kiyoborwa na Niyitegeka amusaba kubagumana. Umwe mu batangabuhamya wari kumwe na Niyitegeka ati sous-préfet yasabye Niyitegeka kubagumana igihe gito bagashakirwaho kujyanwa ndetse agasiga n'abajandarume bo kubarinda. Gusa nyuma y'iminsi mike y'aba bajandarume baragiye babasigaho nta byo kurya bafite. Mu kwimanganya kwe Niyitegeka yakomeje ibikorwa byo kurwana kuri aba bantu ndetse abashoboye kwambutsa akabambutsa kugeza n'aho yagiye kureba sous-préfet zirimo abagabo amusaba abajandarume ariko ntibabamuha. Ntiyacitse intege ahubwo yakomeje kwakira abamugana ndetse ahangayikishwa n'ubuzima bwabo bafite kuko yashakaga kubakiza. Ikigo cya Mutagatifu Petero Niyitegeka yari atuyemo cyari cyubatse muri metero nkeya ku mupaka munini uhuza umujyi wa Goma na Gisenyi, bigasaba iminota itageze muri 5 ngo umuntu ukivuyemo aba ageze mu kindi gihugu. Icyakora bitewe n'ubwo abantu babagamo ntibyari byoroheye buri wese kuhagera ngo akize ubuzima bwe, cyane ko hari interahamwe zikora igenzura. Niyitegeka yiyambaje abajandarume barinda umupaka kugira ngo bamufashe kwambutsa abantu yari ahishe. Yambukije abantu inshuro 2 bagera i Goma, bahamagara abo basize bababwira ko nabo bamwiyambaza bakambuka. Gutanga aya makuru nibyo byatumye interahamwe zimenya ko ahahungisha abantu n'amayeri yakoreshaga yarimo kubambutsa mu masaha 10 za mu gitondo. Tariki 20 Mata 1994 nibwo Niyitegeka yari yiteguye guhungisha itsinda ry'abantu 43 yari afite nyuma yo kubwirwa na musaza we Colonel Nzungize Alphonse wari uyoboye ikigo cy'abasirikare cya Bigogwe ko interahamwe zifite ubukana ndetse zishobora kumutera zikamwicana n'abahishe nyuma yo gutera katedrali ya Nyundo. Gusa Niyitegeka ntiyemeye gusiga abahisha, ahubwo yandikiye umuvandimwe we ko niba adashoboye kumurokorana n'abo yari ashinzwe kurinda abareka bagapfana. Yagize ati mon frère chéri, urakoze kuba washatse kunkiza, ariko aho gukiza ubuzima bwanjye ntakijije abo nshinzwe abantu 43 mpisemo gupfana nabo. Dusabe tugere ku Mana kandi musezerere mukecuru mama n'umuvandimwe. Ngeze ku Mana nzagusabira witware neza, bityo ndagushimiye cyane. Ubusanzwe iyo abajandarume barinda umupaka babonaga inzira imeze neza nta nterahamwe zihari, bateraga amabuye ku mabati ya shapeli ya Bikira Mariya aho Niyitegeka yari atuye ku isaha ya saa 10 za mu gitondo, noneho agahita azana abantu yateguye bakambuka. Ariko kuri iyo tariki ntibyakunze, amenya ko inzira itameze neza. Tariki ya 21 Mata 1994 abantu biriwe mu kigo bacitse intege ndetse benshi kurya birabananira kubera gutinya ko interahamwe zishobora kubasanga mu kigo zikabica. Bikaba byaraterwaga n'amakuru yarimo avugwa yuko zishaka kuza gutwika icyo kigo. Niyitegeka hamwe n'abajandarume bari bateguye ko uwo munsi ku isaha ya saa 2 z'ijoro bari buze kwambutsa abantu ndetse abari mu kigo abasaba kwitegura. Isaha ya saa 10 igeze abantu basabwe kujya muri misa, ariko mu gihe bakitegura interahamwe zihonda urugi maze Niyitegeka ajya gukingura. Mukarugira wari mu kigo ndetse agashobora kurokoka ageze kuri Komini Rouge yabwiye Kigali Today ko ibyo byabaye mu gihe abakobwa bari mu kigo bari bamaze gutondeka amabuye yo kuririraho kugira ngo batewe bahite bihungira. Agira ati ubwo twari tumaze gushyiraho ayo mabuye nubwo mu bakobwa yambwiye ko hari abantu baje, ngiye kureba mbona ni babandi baje ku manywa barimo bakubita igifunguzo cy'ikinyururu Niyitegeka. Nahise niruka mbwira abantu mu byumba ko interahamwe zije bakwihisha, ariko nza guhura n'umwe mu nterahamwe ahita njyana mu kibuga. Bagenda bafata n'abandi baturunda mu kibuga, mu gihe babashije gusimbuka igipangu bahise bigira muri Kongo. Mukarugira avuga yuko interahamwe zamaze kurundanya abantu zitangira kuburiza imodoka. Niyitegeka zibaza aho zimujyaniye abantu ariko ntizamusubiza, nawe ahita yurira imodoka. Umwe mu nterahamwe yahise amukurura amukuramo ariko amubwira ati niba mutampaye abantu banjye ndajyana nabo. Niyitegeka ngo yarebye abo bantu be arabakomeza ababwira ati ubwo wamufite n'ubwiki, ntabwo muzi uwo musanga. Ahita atera indirimbo nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru. Gusa ni benshi ntibashoboye kumwikiriza, niko guhindura atera ishapure maze yungirizwa n'umukobwa witwa Kayitesi Berita wahise atera indirimbo izuba ry'umutima wanjye. Imodoka yari batwaye yanyuze kuri hoteli Ubumwe ikata ikomeza imbere ya kaminuza Saint Fideli, ariko ihagarara kuri bariyeri. Interahamwe zasabye Niyitegeka guceceka maze asubiza n'umutima mwiza ati turimo kubasabira ku Mana kugira ngo ibyo mukorera aba bavandimwe banyu bimubireke. Icyakora ngo interahamwe yamusubije yishongora ngo ntituri abavandimwe b'Abatutsi kuko Imana y'Abatutsi siyo y'Abahutu. Mukarugira wabwiwe ko bajyanwe kuri komini, imodoka yabagejeje mu mujyi abona ko batajyanwe kuri komini ahubwo atekereza ko bajyanwe kubica. Maze niko kubwira Niyitegeka ati we bakubabariye kandi wisenye ufite imirimo myinshi. Yamusubiza agira ati
namwe nta cyaha mwakoze, reka mbaherekeze mugereyo amahoro. Mukarugira avuga yuko bageze aho kwicirwa ahazwi nka Komini Rouge basanze hariyo ayandi matsinda y'abica n'abacuza abantu ibyo bafite, maze abakuye mu modoka barundwa ukwabo, ariko Niyitegeka ntiyitandukanya n'abantu be ahubwo akomeza gusenga. Interahamwe zabazanye zabamishemo urusasu, naho Mukarugira agwa yubamye, ariko isasu ntiryamufata. Ubwo amasasu yari acecetse yuye amaso agira ngo arebe ko ari muzima, ndetse abona interahamwe zisubiye mu modoka. Ngo Niyitegeka yari yarashwe aryamye hasi agaramye n'imyenda ye. Mu gihe interahamwe zarimo zicuza abarashwe zibashyira mu cyobo, Mukarugira yasabye kumurasa ariko baranga, ahubwo babwira abasigaye kumwica bamutemye, nabo baranga bavuga ko bamuhamba ari muzima. Musaza wa Niyitegeka Koloneli Nzugize yaje kuhagera bumaze kugoroba, asanga Niyitegeka nabo bari kumwe bishwe, yicwa n'agahinda, ariko kubera bwari bumaze kwira arataha. Bukeye yazana isanduku n'amashuka ashyingura umuvandimwe we n'abandi bantu babiri yari aziranye nabo.